Hello guys, muri iyi video ngiye kukubwira urutonde rw'abakobwa batanu bateye neza cyangwa baba bafite imiterere myiza ikururwa n'abagabo cyangwa ikabikururwa n'abandi bantu bakaba bagenda babarangarira ngira ngo ibyo bakunze kwita nyashi. Muri no video rero mugiye kureba abakobwa top 5 y'abakobwa bateye neza cyangwa bafite nyashi. Muri iyi video ugiye kubasha kubamenya muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbere yuko dutangira rero mbabwira ku umukobwa ufite nyashi zitebwa cyangwa ateye neza mu miterere, mbere na mbere bantu ukore subscribe kuri ino channel yacu ariyo yanjye ariyo Iwacu TV Show kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byinshi cyane binyura kuri ino channel yanyu ari nayo yanjye. Mbere na mbere rero reka dukomeze, nizeye ko subscribe wayikanze. Ku mwanya wa gatanu turahera ku mwanya wa gatanu tumanuka. Ku mwanya wa gatanu turasanga uwo bita Marina Deborah. Uyu mukobwa yamamaye nk'umuhanzi, muramuzi. Marina Deborah yaje kuba umuhanzi azamuka nyine yamamara nk'umuhanzi, yagira atya nyine aza kugeraho abantu bavuga ngo iki kibuno cyiwe nyine ngo yarakibagishije nyine ngo bamutera ikindi kibuno. Gusa ariko Marina we yaje kubwira ikinyamakuru avuga ati ngewe ntabwo bigeze bambaga kandi nta n'ikibazo nigeze ngira, kuko abantu benshi cyane bavuga ko ngo mu kumubaga ikibuno ngo byaje kumuviramo indwara ngararwara, ariko we yatangaje ikinyamakuru ababwira ati ngewe nta kibazo na kimwe nigeze ngira. Ubwo rero ikintu cyatumye ngiye mushyira ku mwanya wa gatanu ni uko we afite abantu benshi cyane bamukurikira kuri social media ziwe, bakurikira imiterere myiza bafite, kuko akunda gupostinga amafoto agaragaza imiterere yiwe, igatuma abasha kuba agira umufana munini cyane. Kandi si n'ibyo gusa, uyu Deborah tuzi nka Marina afite imiterere myiza rwose, sinzi uko nabivuga, wagira ngo Imana rwose yamuremye rwose neza, ntabwo yamuremye uko yaremye abandi. Ubwo rero niyo mpamvu ugira namushyize ku mwanya wa gatanu. Reka dukomeze. Ku mwanya wa kane turasanga uwo bita Uwicyeza Pamela. Uyu nguyu tumuzi nka Pamela, tumuzi nk'umukunzi wa The Ben, njyanga abantu benshi baramuzi, yaje gutwara, yabaye Miss Rwanda, muramuzi. Uyu rero yaje kujya mu rukundo na The Ben, barakundana, ibintu biraryoha, baza no gushakana. Ubu ni umugore wa The Ben, Pamela n'umugore wa The Ben, njyanga abantu murabizi. Uyu rero ntabwo navuga ko yaba yararetse kuba ubwiza bwe atari we gihaha. Abantu benshi cyane rero bamukundira kubera imiterere myiza afite n'uburyo nyine azwi, ari umusitari, yarashatswe n'umusitari. Numva aricyo kintu cya mbere abantu bamukundira, kandi akaba anakurikirwa n'abantu benshi cyane ku mbuga ziwe nkoranyambaga nyinshi cyane. Ubwo rero uyu nguyu Uwicyeza Pamela niyo mazina yiswe n'ababyeyi, ariko abantu benshi cyane bamuzi nka Pamela, yabaye Miss Rwanda, ngira ngo muramuzi. Uyu rero akaba ari ku mwanya wa kane. Twihute cyane, ku mwanya wa gatatu turasanga uwo bita Shadibu. Ngira ngo uyu Shadibu muramuzi cyane, ntago namuvuga ko yagiye akoreshwa mu mavideo menshi cyane y'indirimbo. Ngira ngo mu ndirimbo ya Bruce Melody yagaragayemo iyo bita Kungora. Uyu rero cyane, uyu nguyu rero yaje gushakwa n'abahanzi benshi cyane bo hanze, harimo ba Davido, barimo ba Diamond, bamwe bamwifuje cyane, n'abandi bahanzi benshi cyane bifuje ko bajya mu rukundo nawe. Gusa we nyine ubu tuvugana afite abana babiri, ni umumama, ariko ni Slay Queen nyine, ni Slay Queen niko nabivuga. Ubwo rero abantu benshi cyane bamukundira imiterere afite, akaba akunda gupostinga amavideo cyangwa amafoto agaragaza nyine imiterere y'uko ameze, nicyo abantu benshi cyane bamukundira. Niyo mpamvu nawe namushyize ku mwanya wa gatatu. Uyu rero Shadibu ngira ngo si ubwa mbere mubona ko ni umuntu afite ikibuno, ateye neza rwose, afite imiterere myiza abantu benshi cyane baba bifuza, ibyo basigaye bita nyashi muri no minsi. Abantu rero bakaba aricyo bamukundira. Ku mwanya wa kabiri reka twihute rero. Ku mwanya wa kabiri hariho uwo bita Emeline Uwase Ishanga. Uyu Emeline rero abantu benshi cyane bakunda kumwitiranya n'uyu nguyu Emeline. Uyu nguyu iyi foto abantu benshi mwabonye igatuma abantu benshi bayitekerezaho bakagira ngo niwe Emeline wa nyawe, ntago ari we. Uyu nguyu wari uri kumwe na The Ben, yagaragaza The Ben amufashe ku ikariso. Uyu nguyu ntago ari we Emeline Ishanga, ntago ari we. Abantu benshi ntibakamwibandeho ngo batekereze ko ari we, ntago ari we, kuko we yaje kugira utya akora ahantu interview avugisha ukuri, avuga ko atari we wa nyawe, uyu ni uwundi.
uyu Emeline rero afite imiterere myiza, abantu benshi cyane bamumenye cyangwa bakamukundira imiterere myiza afite abafana benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abafana be rero abantu benshi cyane bamukundira ko akunda gupostinga amafoto agaragaza imiterere yiwe wese kandi ko anateye neza. Rero yaje kugira utya rero apostinga n'amavideo y'urukozasoni arimo arakorana n'abandi bakobwa bagenzi biwe, niho rero yaje kuhita abikimenya bose, abantu bose baramumenya. Mbere yuko rero mbabwira umuntu uri ku mwanya wa mbere, ubanza ukore subscribe nyamuneka, ukande like, utere comment umbwire ati uyu niwe ari kujya ku mwanya wa mbere, cyangwa umbwire n'ikindi kintu ushaka ko ubutanza kuvugiraho. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga umwari mwiza cyane bamwita Yolo the Queen. Yolo the Queen sinamuvugaho byinshi, gusa ateye neza, afite ikibuno, afite imiterere myiza abagabo cyangwa abasore cyangwa abantu bose batangara cyangwa bakaba bashiturwa nawe. Ubwo rero The Queen sinzi ko nabona byinshi namuvugaho, gusa we ni umuntu utapfa kumenya uburyo abayeho ni mu buzima bwe, gusa ateye neza, afite imiterere myiza, nta kintu na kimwe wamushinja. Ubwo rero niyo mpamvu namushyize ku mwanya wa mbere, kuko niwe mukobwa wa mbere mbona ufite imiterere myiza kandi anateye neza pe. Ubwo rero mbere yuko dukomeza, wa muntu ukanda subscribe ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byinshi cyane biba kuri ino channel. Ubutaha unyandikira muri comment umbwire ubutaha ndashaka ko uzatuvugira kuri iki ngiki. Ngiye mari ku bwanyu rwose mw'Abanyarwanda, mwe mari kubashimisha. Uru rero nirwo rutonde rw'abakobwa batanu barenze muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda bafite imiterere myiza. Mbere na mbere kanda subscribe ubundi dukomeze tuzabana no mu bindi bintu byinshi cyane bigenda bikurikira.